Ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubifuriza ibihe byiza mbifuriza uwa mbere mwiza Jean Pierre waramutse ute? Naramutse neza. Kirushanwa ry'amagare noneho rirangiye ubu ndakeka rendezvous wagiye upanga uvuga ngo nyuma y'amagare ngo nzagusubiza ndakeka abantu nta rwitwazo. No igare ryari ryabaye igare waza umuntu utese ko twakubuze t-shirt ni ibintu by'amagare ubu ndakeka abantu batanze rero rendezvous ya nyuma y'amagare bagiye kuyubahiriza. Ari gahunda na intarasoza ariko nabati nyuma y'amagare ugasanga biri guhurirana ngo nkakubwira nyuma y'amagare. Rero abantu mwese mwatanze rendezvous igare ryarangiye. Mfite umuntu w'inshuti yanjye uri Nyaruguru rero twemo tuvugana arimo mwati wahora n'iki kintu by'amagare bya umuntu uri Nyaruguru ati ibintu by'amagare ndi kubona bimeze nabi biri kwica ibintu. Mfite n'inshuti hano imusambira ajya bwa magare yarahageze Masambira subwe magare yagira gute ko amagare yari muri Kigali gusa ngumva bronge izo gahunda ngo nta kuntu zashoboka ukireka nyuma y'amagare. Nabagiye banga kwishyura rero barandi road bavuga ko igare ryabaye igare ndagira ngo rero mbamenyeshe ko uyu munsi mugomba kwishyura. Uyu munsi randi road niba mukira igare ryarangiye mwishyura amadeni amagare yarangiye. Ubwo karagaciyemo cyari icyumweru cyari kiryoshye icyumweru cyaryoheye abanyarwanda pe wabonye harimo abafana benshi ariko hari umuntu wanditse ku rukuta rwa Facebook batari ku bundi abanyamahanga bashaka ngo nk'ibi byiza bitatugeraho bavuga ngo wagiye gutegurwa irushanwa ry'amagare ribere mu Rwanda abantu bakazamura imitwe ate murabona ibyishimo muba mushaka kubuza abanyarwanda. Baba babibona se nyine abantu baba babireba rero ubona ko ni icyumweru cyagendekeye neza abanyarwanda by'umwihariko abantu bari i Kigali bararyohewe pe nkeka ko n'aba bantu nakwita ko ari abashyitsi bari baje muri aya marushanwa batari buze kwita bataha ahubwo bagiye kubona umwanya wo kwinjoyinga igihugu cyacu cy'u Rwanda batembera. Ahubwo ngubwo umushinga ntarabigenze ate ntabwo mbizi ko ari buze kubigenza ariko navuga ko iyi ni message ikomeye u Rwanda rwatanze message nagiye mbona abanyarwanda ko ati nizere ko abanyaburayi babonye ko ibintu bishoboka kandi binashoboka kuba byaragenze neza cyane. Birashoboka cyane kabisa koko ko amarembo y'ijuru ari mu Rwanda. U Rwanda uko byagenda kose n'abakurambere bavuga ko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Rero mvuga ko ku nshuro ya mbere muri Afurika by'umwihariko bikabera i Kigali mu Rwanda rwose. Uyu munsi ndakeka isi yose izi Kigali izi Kigali convention ibintu byose nahoze mbona batembera nyuma wenda ya turu buriya bajyaga bagira gute batembera nyine isiganwa rirangiye ry'umunsi ukabona bishimye bagenda nyine ubona baryohewe. Wabonye hari abantu bagiye bagaragara uburyo nyine bano bashyitsi cyangwa se bano bari bitabiye irushanwa ry'amagare uburyo bagiye binjoyinga n'abandi baturage akabati ntiza kuri iryo gare ntiza kuri Matabaro nguhereze ringire bagasiganwa ubona byari byiza cyane pe byari byiza cyane. Dushimira inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri bakoze ikintu cyiza batanze ibyishimo ku banyarwanda. Ibyishimo twabure muri football twabiboneye mu igare tunashima kandi ko nyine n'umutekano wari wose ni wose mu Rwanda. Umva ndakubwiye ngo umutekano wari umeze neza ndakeka aba banyaburayi by'umwihariko n'abari bageze mu gihugu cy'u Rwanda bwa mbere bazagenda bavuga byinshi. Igihugu gisukuye isuku barayibonye babona ikintu bita none umutekano
umutekano umva mu kirere hasi usanga ibintu bimeze neza cyane na customer care of course customer care Ntore Tuyisenge niwe waririmbye ngo tugushimiye kwakira abashyitsi mu Rwanda yacu nguri intwari yo kwakira abashyitsi cyane rwose byaragaragaye na Beneri nayo yabitangaje ivuga ko abantu by'umwihariko abanyamahanga batigeze babura uburyo bavunjisha cyangwa se bakoresha amafaranga kuko noneho amafaranga koranabuhanga noneho yarakirwaga biryoshye wabonaga biryoshye abantu bishimye ubundi uru Rwanda wapfuye arihuse cyangwa uwihuse yarapfuye ubundi nibyo njya nkunda kuvuga sinzi niba ujya ukunda kumva comment imana nateye kuri bariya abantu baba bashaka gutuka umukuru w'igihugu u Rwanda ntabwo ari agafu k'imvugo arimo nta nubwo abayobozi b'u Rwanda ari agafu k'imvugo arimo nta nubwo abaturage b'u Rwanda ari agafu k'imvugo arimo so rero nshatse kuvuga ko twebwe nk'abanyarwanda turi kumwe ako kantu sinzi niba bakamenya ariko turi kumwe izo ni hashtag ebyiri ushobora guhita umenya ubusobanuro byari ibintu byiza cyane nubwo utigeze witabira ngo ujye kureba ariya masiganwa buriya wari uri hehe wowe ibintu by'amagare wowe ugendera kure buriya iyo ntarahamba ndahandi wari uri none se ubwo wari uri hehe mvuge ko wenda nari ndi ku mazi ntabwo nabivuga bavuga ngo igare ryagenze neza abanyarwanda bose baranezerewe wowe wari uri wagiyeyo none se hari iminkanyaruru mu maso Nyitegereza nyitegereza harimo inkanyaruruzi abagiye mu irushanwa abagiye gufana se bazanye iminkanyari ntayo bafite nanjye ubwo kuba ntayo mfite rero bivuze ko nishimye byari sawa kabisa nubwo ntigeze nkubona ari ako muhanda byaba binateye agahinda umbonye ku muhanda rero ukubone hese mu rugo ubundi mba ndi mu rugo mba ndi kumwe na famiye mba ndi hari ibyo mba ndi kwitaho igare urifaniye kuri televiziyo haryo buri urayifite ra byashoboka ko nayo mfite ariko se sayimpo yari kubiri gukora iki ni televiziyo ariko hari bwo wari washonje kuko nawe ntabwo nakubonye ese umuntu yashonje nyine waba umubaza iki iyi televiziyo yagize igihe ariko ahari abanyamakuru bayo turacyari ku igare polisi y'igihugu cy'u Rwanda amaze kumenyesha ko imihanda yose yakoreshwaga ku munsi w'amagare cyangwa se mu irushanwa ry'amagare yose ubu ngubu yabaye nyabagendwa dushimira polisi y'igihugu Rwanda National Police yego uburyo batangaga update niba umuhanda utugiye gukoreshwa bakahita bavuga ngo ubu tuvugana uyu muhanda wabaye nyabagendwa yego kandi mu gihe irushanwa rimeze gutya iyi mihanda iri gukoreshwa hari indi mihanda mwakwifashisha ariko Rwanda we rero ndashimira polisi y'igihugu cy'u Rwanda ni ukuri bakoze ibintu bikomeye cyane yaba ari umutekano wo hasi yaba ari hejuru mu kirere ubona ako rwose n'inyoni ziri kuri parade bambutse abantu vuba n'ikinyabupfura rwose turabashimira cyane discipline yo umunyarwanda wagira ngo yarayivukanye pe ntabwo ngubu umunyarwanda ari umuntu ukiri kubwira ngo ikinyabupfura kiturange no ni ibintu tumaze tubikomora hehera ariko ni ibintu nge mbona wagira ngo abanyarwanda twivukaniye ni impano y'Imana buriya kuko y'Imana twiherewe rero polisi y'igihugu cy'u Rwanda turayishimira cyane ku bw'akazi katoroshye mwakoze mwatanze ibyishimo mu kazi kanyu tunashimira abapapa ariko buriya abapapa baretse abana bakurikirana amagare byiza cyane
urumva ni ababyeyi muri rusange ababyeyi muri rusange abapapa ariko buriya mba mbibanze kuko njya mbona n'utugare n'iki ariko n'abamama nabo njya mbona n'iki ku tugare bameze neza cyane. Rero umunya-Slovenia Tadej Pogacar w'imyaka 27 agire gutya yongereye gukana umudari wa zahabu ku nshuro ya kabiri. Abahigitse umubirigi ngira ngo ni umubirigi Eveni Powell. Ariko uyu mubirigi niwo biteye umwako gute se rumva irushanwa ryawe ricyanzika batangira kuraburiza ngo irushanwa ngo ntiryakabaye ribereye mu Rwanda iki niki iba amagambo umunwa muremure ariko uyu Eveni Powell ntabwo yaragize ntabwo ibyo yarabizi nyine wenda nabari babiri inyuma kandi ku munsi wa mbere byari byagenze neza byagenze neza ariko batereye atwara umudari wa zahabu ku munsi w'ejo icyamubayeho kugira ngo n'iri rushanwa rimuce mu myanya y'intoki cyangwa se uyu mudari wa zahabu yagize igare rye ryagize ikibazo agwe mutipe aranarenze umutipe w'umubirigi ryaravunitse ryagize ikibazo ahatinda guhabwa ubufasha noneho bitinze abandi barakomeza ibaze ko mu gihe bamuhereye ubufasha yongeye yurira igare aranyonga paka yegukanye umudari wa kabiri. Urumva ko uyu mubirigi yataza kuba ahura n'iyi navuga ko ari impanuka ntabwo twari kuba turi kuvuga ibindi nubwo uyu Tadej nawe atoroshye umunya-Slovenia ntabwo yoroshye nawe urumva ritwaye ku nshuro ya kabiri yikurikiranya ku nshuro ya kabiri ari ibintu bikumugwiririye ariko nyine babyita gusubiza akarenge mu kandi buriya nyine yabahigitse naho undi mwaka izurici mu Busuwisi niho yari yaritwaye ry'umwaka ushize tumushimira Tadej rero yaje no guhabwa rwose yahembwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda birumvikana niwe wagombaga kumushyikiriza igihembo anamuhereza n'impano iri mu ishusho y'ingagi ubona ko byari byiza pe kuba umukuru w'igihugu yari ahari ubushize hari indi nama yari yitabiriye ariko ku munsi wo gusoza yari ahari yagombaga kuba hari nka nyir'urugo kabisa ubona ko byari ibirori byiza cyane. Wowe ni irihe somo cyangwa se ni irihe shusho risigaye mu mutwe wawe nyuma y'iri siganwa ry'amagare? buriya icyo navuga wenda cyane navuga iri shusho donc warumbaje ishusho ryaba risigaye mu mutwe wanjye cyangwa se uko UCI muri rusange nyine 2026 yagenze nani 2025 no kuvuga ngo ikintu cya mbere mbonye nuko u Rwanda rushoboye. Yego u Rwanda ntabwo navuga ko rushoboye kuko rutari rushoboye ariko nkurikije uko abantu bavuga ko tudashobora no guhostinga irushanwa na rimwe ngo rigende neza ukaba uruzi ukuntu byagenze. U Rwanda rurashoboye, abanyarwanda turashoboye, igisigaye ni ukugira gute ni ugukomeza tugahuriza hamwe imbaraga za ndi umunyarwanda tukubaka u Rwanda. Igisigaye ni uguhuriza hamwe tugakomeza kubaka u Rwanda, u Rwanda twifuza. nyine ni imwe twatanye tuba iyi ni message ikomeye, message ikomeye ku banyamahanga, ku bantu batari bazi igihugu cy'u Rwanda, visit Rwanda. Navuga ko babonye message ikomeye cyane, ariko iyi UCI yariteguye pe. Yariteguye, u Rwanda rurategura. Ari abamama wabonye barimo bafana cyane, bari bambaye imyenda iri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, warababonye cyane. Buriya ni itsinda ndibuza kurire itsinda baryita ngo ikira, ariko ryagaragaye rifana cyane, rigizwe n'abantu 60 102, ikaba rigizwe ririmo abagabo 2 gusa, umenye mba atari 3. Ariko barafanaga cyane utuntu twa
ahantu hari umuntu nyine ikintu uruntu ntirujya rubura ntabwo rwabura. hari abakomeje gushinza iri tsinda rifana ngo oya abantu ngo imbaraga bari gukoresha ngo ntabwo ari zisanzwe gusa ngo harimo n'ibindi warimo n'akandi kantu bakibaza abantu bagiye banyurwa ubona ko kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma bagifana ariko abantu bakavuga bati ngo harimo akantu ni gute ngo wakwitwara kuriya kuntu. Rero hari igihe umuntu ikintu kimunanira we cyamunanira akumva ko bidashoboka no ku bandi abantu niko bameze, akavuga ati byanga bikunda uriya muntu afite akantu yashyizemo tiriya mifanire ntabwo njye nyumva tiriya mifanire hari akantu kabyishe inyuma. Abantu niko tumeze, reka ndeke kwikuramo kubera yuko ni muri segiteri zose uba usanga umuntu witanga cyane n'ubundi bavuga ngo ni nyiranimbonere ni ibiki abo babyeyi babita abadahigwa ba Nyamirambo. Itsinda ry'abagore 65 rigizwe n'abagabo babiri harya ni babiri ni batatu iri tsinda rero ryavutse ubwo umukuru w'igihugu yongeraga kwiyamamaza mu matora n'ubundi aheruka. Iri tsinda rero nyuma y'uko ribonye ko rifite imbaraga baravuga ati reka no muri UCI batumenye dukore. Aba babyeyi rero no wumvaga ni kwa kuno banyara ati gusa nyine abakontre ntago babura nyine criticism ntabwo zabura, ariko mu by'ukuri batanze isura nziza. Navuga ko ubundi yari intangiriro noneho ku mugaragaro amarushanwa u Rwanda rugiye kujya ruhostinga ibintu bikomeye cyane. Bikomeye cyane kuko ubu ngubu nibyo nari ndi kuvuga UCI yari uburyo yari iteguye irushanwa ryabaye live ku isi hose abantu barabibonaga kandi nabonye aba professional bamara mbega igikoresho abatipi bamanukanye igikoresho kibaza aba nabera gusa baje gukamirira irushanwa gusa renze uko bashobora kwifashisha abanyarwanda gusa cyangwa se abanyafrika ariko reka hari hamanutse aba professional bro drone zakoze akazi zarakoze. Rero none ikindi kintu kiza cyagaragaye mu gihe irushanwa ryari muri kora ujya kubona bakweretse n'ahandi hantu atari kubera irushanwa, kujyanye ahantu hari ibirunga, bakujyanye ahantu hari icyayi, ukibaza ibi bintu ni ukuri gusa ibishimwa tuye tubishima nyine. Niyo mpamvu iki kiganiro tuba tukijemo gushimwa kuracyahari no kunengwa cyangwa se no kunenga ibitagenda neza bijye binengwa. Mboneraho no gutanga ubutumwa buriya twe tuba twagize amahirwe kugera kuri mikoro cyangwa kuri televiziyo, hari amakuru abantu baba bafite ameze nk'aho apfuye. Ntabwo uru Rwanda ruyobojwe igitugu, kubera ko hari igihe uba usanga ku ma YouTube abantu bavuga ariko uru Rwanda rumeze neza, ruyobowe neza cyane. Ugendeye nyine wana mugani wawe kuri UCI ukagendera ku bikorwa remezo, ni ikimenyetso cyiza cy'uko turi mu iterambere kandi freedom no kwishyura ukizana birahari rwose. Ntabwo wahostinga irushanwa nk'iri ngiri ry'isi ku isi yose ubizi ko atuye isi yose bari buze kumanuka mu gihugu cyawe ujegajega. Hari ibintu bitagenda, hari ibintu bidakunda, hari ibintu bidahura, hari ibintu rwose nyine bitapfa guhura kugira ngo bavuge ngo wenda hari ibintu byajyaga biba kateho yani itangazamakuru bari kubeshya ariko se n'iri rushanwa barabeshye wenda bavuge ngo nibyande bibera ni bimwe by'amafilimi. Buriya hari umuntu ushobora kubibona mwatereka reka ibi ni AI nuko dufera Sebetiyure sinzi ko ibintu yapfa kubyemera, ariko amahirwe nuko nawe yari yibereye ku murongo abikurikirana. Rero icyo rukomojeho abanyamahanga bagumya kuvuga ngo u Rwanda ntibigenda neza iki ibyo UCI navuga ko yabyiboneye cyangwa se yabigaragaje
nkeka ko ubundi amagambo buriya menshi ntago ari meza cyangwa se ururimi ntacyo rupfana n'ibikorwa. Buri ibikorwa nibyo bya mbere. Ibikorwa rero abanyarwanda icyo nabonye bahisemo kwicecekera. Barabatireka dukore. Umusaza ati mwebwe mukore. Nta mwanya wo kuvuga kandi iyo urebye uyu munsi ubona nta n'umwanya wo kwirirwa uvuga cyane ibintu byinshi wisobanurira nde ahubwo kura isobanurire wowe kura. Niyo mpamvu rero navuga ngo u Rwanda rwarakoze rurubaka ibikorwa remezo bagira gute igihe kirageze rero ngo dusarure duhostinga ibintu bikomeye cyane. Ibintu bya munyangire ntabwo ibyo bintu nta hantu byatugeze. Rero dushimira by'umwihariko turashimira umukuru w'igihugu wabashije gutegura iki gikorwa kugira ngo wenda bigende neza. Ni igitekerezo yagize 2017 abiganiraho n'abariya bategurira irushanwa rikomeye. Urumva ko yagize igitekerezo cyiza areba kuravuga ngo abanyarwanda kizabanezeza bizanezeza Afurika. Uyu munsi nishema Afurika yose Afurika yose yari hanzwe amaso. Niyo mpamvu twavuga ngo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika turagushima cyane. Tunashimira n'abandi bayobozi bafatanyije of course birumvikana kuva ku nzego z'ibanze kuzamura kugeza ku muturage bakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Erega no kubona umuntu arabyutse agiye gufana ariko uzi ko hari abantu baretse akazi kabo bareka akazi kabo ngo tugiye gufana. Uwo muntu aba ari kurwanya kugira ngo idarapo ry'igihugu rizamuke. Rero umva ko bakoze igikorwa cy'ubutwari. Turabashimira cyane n'abandi bose babigizemo uruhare mu dukurikirana kuva ikiganiro cyacu gitangiye kugeza gisojwe. Imana ijye ibibahera umugisha. Birumvikana ntabwo twari kubabwira ko isa itangiye ngo tuyibabwire igeze hagati nisoza tubahisha amakuru. Ngayo nguko ibya UCI natwe rero ndumva twasoreza aha ngaha. Yego ibiganiro bindi bitandukanye naho ubutaha mu masaha ari imbere n'ubundi buriya ni ubutaha. Dushimira abakunzi ba CDI Empire mukomeje kutwereka urukundo rwinshi cyane mudukurikirana mu followinga ya platform zacu mukanda subscribe mukanda like musharinga ahantu hose. Ibyo turabibashimira cyane Petros. Turabashimira cyane nyir'ubutangwa ababeho rwoma kandi ababisha bishite ku bigembe. Kanyarwanda bakaducanze. Ciao.